Ya guys, uyu mubona ni njyewe hariya nari ndimo ncukura umusingi wo gushyiramo amatiyo, wawita umugenda ariko urabona ko nyine ntabwo aba ari akazi koroshye. Urabona ko ni ibintu biba bigoye, nta hantu ho kunaga itaka hari hahari, urabona ko itaka byasabaga ngo byibuze ndinaga inyuma yanjye, mfata igitiyo nkarenza nkanaga inyuma yanjye, ku mpande ho urabona naho twahashyize itaka huzuye. Ni ibintu biba bigoye nyine, niko kazi umuntu aba yibereyemo mu buzima bwa buri munsi, ariko nyine buriya ukora akazi kabi nyine kugira ngo kaguheshe akeza. Uyu munsi ndi gukora ibi ngibi ntabwo bivuze ko ejo ntazakora ibindi. Rero guys, ntimugasuzugure akazi uko kaba kameze kose, buriya akazi upfa kuba kaguha ibyo ushaka byose, kabasha gutuma urya, gutuma wambara. Yego wenda ntabwo tuba turya neza bihambaye, ariko nyine tubasha kurya ejo bugacya. Buri kintu cyose upfa kugikora ufite intego. Mu buzima buriya ntabwo wahura n'ibyiza gusa, n'ibibi ugomba kubicamo kugira ngo nugera mu byiza uzabashe kubiha agaciro. Ngira ngo murabona ko nyine ni ibintu biba bitoroshye. Umuntu nyine ngira ngo wakoze ikiyede ibi ngibi arabizi cyangwa n'ukigikora, ndamushimiye. Ntugacike intege, uyu munsi uri gukora ikiyede ariko ejo bizacamo uhindure ibyo urimo uyu munsi. Gusa nyine umuntu wese ukora ikiyede niyubahwe kabisa.